Yeah.
ubuzima bwacu, niyo mpamvu ubuzima bwacu tuzakwiringira, niyo mpamvu ubuzima bwacu tuzaguhangaho amaso, kuko ari wowe Mana y'imbaraga n'ubutwara. Haleluya, haleluya. Gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye. Gusenga kwanjye kukugereho, manura manura
Reka mbabwire maze imyaka 30 ku isi, ariko umva pastor numva ko ari mike akakuri je ni myinshi. Mureke mbabwire imyaka maze ku isi, ibyo nabashemo nabibashemo ntaramenya Imana, ariko uburyohe bwose buri muri kumenya Kristo. Niho nasanze uburyohe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu kuririmba ngo sinakurekura ndabyumva neza mu mutima, mu maraso, mu mitsi, mu mishokoro, numva ko ntarekura umwami wanjye, numva ko ntarekura umwami wanjye. Iyo tugarutse hanze hano abantu barapfa, barapfuye batabizi, turabona abantu bagenda ariko nta buzima. Ahasigaye ubuzima ni muri Kristo Yesu. Ababishoboye baze dufatanye dushaka umwami wacu, kandi abera tuzataha. Tuzagira dutera, tuzataha ijuru tuzaribona. Ntabwo dutera waraza, icyo dushaka kirahari, uwo dushaka arahari. Yesu ashimwe cyane. Erega sinakurekura. Ari umuririmbyi yavuze ngo Mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe. Amen.